no kuvuga ngo nashatse mfite imyaka 38 shaka umudamu w'imyaka 39 yego haleluya amina ariko mu gutinda gushaka ntabwo ari uko wenda ari cyo gihe numvaga mbishakiye ahubwo nashatse numva nshaka umugore nabitangiye ndi mu myaka wenda 28 ariko kubw'uyu muhamagaro twahamagawe ntibyankundira kuko Imana yari ikiri kuntegura umuntu uzabashyinikira muri uyu murimo w'Imana. Yesu nashimwe cyane. Uzemera tukanyurana mu mibabaro nkuko Pawulo yabwiye Timote ngo ujye ufatanya nanjye kwihangana mu mibabaro nkuko bikwiriye umusirikare mwiza wa Yesu Kristo. Amina. Kuko nta wakwishyira mu by'ubuzima ngo abakinejeje wamwandikiye igisirikare ngo kuko iyo umuntu ashatse kurushanwa mu mikino ngo ntabwo ajya ahabwa ikamba ngo keretse yarushanijwe nkuko bitegetswe. Haleluya. Amina. Ubwo rero nanjye Imana yari ikiri kuntegurira umuntu uzaza agashigikira umuhamagara Imana yari imaze kumpamagarira. Nimumvugire ngo amina. Imana ihimbaze. Yacu nishimwe cyane. Nukuvuga ngo rero ngewe narambagije abakobwa benshi. Ntawa mbenzi ahubwo Imana yaransangaga ikabambuza. Ayiwe Yesu nashimwe cyane. Yesu ahimbaze. Imana ikansanga ikabambuza. Ngatereta umukobwa Imana ikangenera ikambwira ati uriya mureke Oh yes. Ngatereta umukobwa Imana ikambwira ati uriya mureke. Bigeraho noneho rero ndibaze se Mana urashaka ko ngukorera ndi umusore urashaka ko ngukorera ndi umusore ntafite umugore nuko noneho rero ntereta umukobwa wa mbere ntereta uwa kabiri ntereta uwa gatatu ntereta uwa kane uwa gatanu nibwo byemeye. Yesu nashimwe cyane. Kuwa gatanu ndazwe nuko noneho rero ubwo ngubwo noneho ndangije noneho nabwo nubuhamya burebure igihe cyarageze hari igihe cyageze noneho ndavuga Imana irashaka ko nyikora nkuko Pawulo yayikore. Yego. Yesu nashimwe cyane. Nuko noneho rero nibera aho ngaho bigeze mu myaka 38 nibwo Imana yambwiye ngo noneho igihe cyanjye cyo gukora kirageze ngo noneho rero haguruka ushake ndi kumwe nawe. Haleluya. Ndeba mu bakobwa batatu twari tuziranye. Yego. Yesu nashimwe cyane. Reka mbanze mbaho ubuhamya gatoya. Ndeba mu bakobwa batatu twari tuziranye. Ndangije noneho hari umukobwa we wakoraga hano kuri banke hakaba undi nanone wakoraga hano nanone mu isoko rikomeye hariya kwa Mutangana hakaba undi nanone wizunguriza gutwenda. Yego. Yinjiye mu rugo yinjiye mu nzu ngiye kubona mbona na wa undi araje bombi ariko nkaba nari naratse ikimenyetso kumvuga ngo umuntu uzaza kanzanira kado uwo nguwo ni uzaba wemeye Imana. Noneho dore ukuntu byangendekeye nagiye kubona mbona ngo mu rugo. Yesu nashimwe cyane. Ikimenyetso mba ngize gute ndakibonye ariko sinashirwa saba cya gatatu ndongera noneho ndavuga Imana ndashaka yuko ni musaba urukundo nkamusaba ko ambera umugore atazaca ku ruhande ngo ambwire ejo bundi oya. Kadutangiye ikiganiro tubasuhuza mu mwese mwakoze subscribe kuri Karolo TV ndetse no kuri Bishop Bakebure TV. Nge mwumva kuri kamera cyangwa se kuri mikoro ndi Charles Ebeneza cyangwa se Habineza, andi mazina ndi Profete Karoli. Aya babyeyi ninde? Habineza Sharire. Ngize umugisha ngize n'amahirwa mpura n'umuntu w'umubyeyi ndetse mpura n'umukozi w'Imana. Twaherukanaga kera ariko ngize amahirwe duhure ku musozi w'Imana, duhuye aje kwinginga Imana ariko ntizimbye mu magambo. Mumeze mute? Nezere ko mushima Imana. Ngize amahirwe rero kumubona ni umuntu mukuru ntabwo namwubahuka, agiye kubahereza message y'Imana mu kanya gatoya ariko ataratangira agiye kubabwira amazina, namara kubabwira amazina ahita asenga twinjire muri message. Ni karibu mwatangira mwibwira abantu badukurikiye. Haleluya, haleluya, haleluya bwoko bw'Imana. Ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mana Data na Yesu Kristo nibibane namwe mwese. Amen. Amen. Amazina yanjye nitwa Habarurema Manase. Yego. Murabibona ndi umupapa ukuze, umupapa ugeze mu myaka 50. Yesu nashimwe. Yesu nahimbazwe cyane. Barizwa mu itorero rya ADEPR. Mba mukove hariya. Ndi umupapa mbyaye kabiri ariko nubwo mubana nkuze. Nashatse ntinze. Yego. Mbyara kabiri ariko umwana uriho n'umwe undi yarigendeye. Yego.
ubwo ni ukuvuga ngo mfite umwana umwe. Yego. Nkagira na madamu. Ukagira na madamu. Duherukana kera naravuye mu Rwanda, ariko ngize amahirwe mpita nkubona, niyo mpamvu nabaje kukubaza ati se mbese si we twari tuziranyira kubw'amahirwe tuza kuganira none kubera Imana duhuriye kuri no musozi. None rwaraje nawe twaherukanaga nkira agapeti none nanjye maze gusaza. None dore twongeye guhura. Ayiwe Imana nishimwe cyane. Yego ndashima Imana ko yakurinze ndetse nkanashimira Imana ko nanjye yandinze. Duherukana kera mwivuga butumwa uvuga Imana winyiga Imana ushabika, tukajya ku musozi twahurira ukaba ari uyobora amateraniro. None tugize amahirwe kukubona, ntabwo waza kuducika tudasangiye umugisha nkuko byageze, nkuko Bibiliya ngo umuntu umwe ngo yigeze kuvuga ngo Yesu Yakobo ngo niba ari we wakiranye na marayika ngo biza kugira ngo abwire marayika ngo ntabwo uri buza kuncika, ntagukwera umugisha cyangwa se utampesheje umugisha, nanjye buno mwanya ntabwo uri buncika, ayiwe utampesheje umugisha. Mu mavuta yawe Manase, mu cyubahiro cyawe ndumva watangira ikiganiro ugasenga Imana, wamara gusenga Imana ukagaburira abantu ijambo ry'Imana akanya gatoya. Ni karibu. Ikinshimishije mbere na mbere twaherukanaga kera cyane pe, hari hakimwe igihe kinini kinini, ariko ikintu kinshimishije nuko twongeye guhura kuri musozi Kristo tutarava mu buntu bw'Imana. Imana ishimbazwe. Haleluya. Amina. Tukiri mu buntu bw'Imana. Ayiwe Yesu wenda guhimbaje. Mu gihe benshi batembanwe. Yego. Ayiwe bamaze kugwa, bamaze kwibagirana, baragiye nyine babaye nka babandi Pawulo yavuze ngo bakoranye nabo umurimo. Yego. Ngo barangije baramuta bari abadema, ngo baramuta bajya kwikurira amabuye y'agaciro. Yego. Ayiwe bareka gukurikira Yesu bajya kwishakira ibizabatunga. Ariko dore gihe cyishimisha. Haleluya. Amina. Nuko duhuye nanone tukiri mu buntu bw'Imana, tutaratembanywe n'iyi miraba. Iyi miraba tubona yatembanye abantu. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ndafashijwe Mana. Ndishimye cyane, ndanezerewe ku mutima wanjye. Imana ishimwe. Imana ishimwe ko yakurinze nanjye. Imana ihimbazwe. Imana ihimbazwe. Imana ihimbazwe. Ubwo rero reka dusangire ijambo ry'Imana. Nababwiye ko mbyaye kabiri, hari umwana umwe undi yaritahiye. Nubwo mubona ndi umupapa ukuze, Yesu nashimwe. Ahimbazwe Yesu. Nashatse ntinzeho. Buriya gushaka kwanjye ni hatari. No kuvuga ngo nashatse mfite imyaka 38, shaka umudamu w'imyaka 39. Yego. Haleluya. Amina. Ariko mu gutinda gushaka ntabwo ari uko wenda ari cyo gihe numvaga mbishakiye, ahubwo nashatse numva nshaka umugore nabitangiye ndi mu myaka wenda 28. Ariko kubw'uyu muhamagaro twahamagawe ntibyankundira, kuko Imana yari ikiri kuntegura umuntu uzanshyigikira muri uyu murimo w'Imana. Yesu nashimwe cyane. Uzemera tukanyurana mu mibabaro nkuko Pawulo yabwiye Timote ngo ujye ufatanya nanjye kwihangana mu mibabaro, nkuko bikwiriye umusirikare mwiza wa Yesu Kristo. Amina. Kuko nta wakwishyira mu by'ubuzima ngo abakinejeje wamwandikiye igisirikare, ngo kuko iyo umuntu ashatse kurushanwa mu mikino ngo ntabwo ajya ahabwa ikamba, ngo keretse yarushanijwe nkuko bitegetswe. Haleluya. Amina. Ubwo rero nanjye Imana yari ikiri kuntegurira umuntu uzaza agashyigikira umuhamagara Imana yari imaze kumpamagarira. Nimumvugire ngo amina. Imana ihimbazwe. Yacu nishimwe cyane. Nukuvuga ngo rero njyewe narambagije abakobwa benshi. Ntawa mbenzi, ahubwo Imana yaransangaga ikabambuza. Ayiwe Yesu nashimwe cyane. Yesu ahimbazwe. Imana ikansanga ikabambuza. Ngatereta umukobwa, Imana ikangenera ikambwira ati uriya mureke. Ngatereta umukobwa, Imana ikambwira ati uriya mureke. Bigeraho noneho rero ndibaze se Mana, urashaka ko ngukorera ndi umusore? Urashaka ko ngukorera ndi umusore ntafite umugore? Nuko noneho rero ntereta umukobwa wa mbere, ntereta uwa kabiri, ntereta uwa gatatu, ntereta uwa kane, uwa gatanu nibwo byemeye. Yesu nashimwe cyane. Kuwa gatanu. Nuko noneho rero ubwo ngubwo noneho ndangije noneho nabwo nubuhamya burebure. Igihe cyarageze, hari igihe cyageze noneho ndavuga ngo Imana irashaka ko nyikora nkuko Pawulo yayikoreye. Yego. Yesu nashimwe cyane. Nuko noneho rero nibera aho ngaho bigeze mu myaka 38 nibwo Imana yambwiye ngo noneho igihe cyanjye cyo gukora kirageze, ngo noneho rero haguruka ushake ndi kumwe nawe. Ndeba mu bakobwa batatu twari tuziranye. Yego. Yesu nashimwe cyane. Reka mbanze mbaho ubuhamya gatoya. Ndeba mu bakobwa batatu twari tuziranye. Ndangije noneho
hari umukobwa we wakoraga hano kuri banke, hakaba undi nanone wakoraga hano nanone mu isoko rikomeye hariya kwa Mutangana, hakaba undi nanone wizunguriza gutwenda. Yego. Ndangije noneho ariko abakobwa nkabona basenga bose. Ndangije noneho ndavuga nese Mana, muri abakobwa bose ko mbona mbakunze muwamitiramwo. Ngiye uko ndebye nareba nk'umuntu wamitiramwo ubona tuzabana muri ubu buzima. Yesu we. Tugafatanya urugendo. Akanshigikira muri rivuga butumwa, muri uyu muhamagaro. Ariko noneho ngewe numva umutima wanje, numva Imana impaye uri ukora kuri banke naba ngize umugisha, uko navugaga ni wenda ntabwo nazajya mbura gatike ko kujya mu ivuga butumwa ngo nkore umurimo w'Imana. Rero nje niko nibwiraga nk'umuntu, ariko uko twibwira buriya nk'abana b'abantu siko Imana yibwira. Twebwe turebe biri hafi, ariko ikareba biri kure. Haleluya. Umwe yavuze ngo Imana ngirira mu mutima. Ngo Dawidi ngo ajya kwimika ngo babanje kuzana abasore bateruye ba Eliab, Aminadab, ngo abasore ngo bari bafite ibibaraga, ngo ariko ngo Imana ngo ibitegereje mwibwira ngo Samuel ngo nta kirimo, nibwo Dawidi yaje kuzanya. Noneho rero bavuga wenda nitamuri yo kuri banke, wenda Samuel ukora kwa Mutangana, mu gihe undi wa gatatu yizunguriza gutwenda. Noneho rero ndangije noneho nagiye gusengera Samuduha. Ngiye gusengera Samuduha noneho njyana icyifuzo imbere y'Imana cyabo bakobwa batatu. Noneho rero ndangije noneho nkavuga ni wenda ubonye nagize umugisha, Imana ikamuri ukora kwa Mutangana, cyangwa ufite business igaragara, cyangwa se kamu wenda uriya wibera kuri banke. No, ariko yundi namushyize mu bakandida bitewe nuko nabonaga akijijwe. Cyebo umuntu itorero rya DPR ryagize umudiyakoni ari umukobwa. Niyo mpamvu namushyize nanjye mu bakandida. Mbona yitonda. Yego. Reka njye Samuduha abita amasengesho y'iminsi 2 ndi gusenga mbaza Imana, mvuga ni Imana wandebera, nje nareba wenda nkareba hafi, ariko we kukureba kure ndagira ngo abari wowe umitiramo muri aba bantu. Bon, noneho rero maze gusenga ayo masengesho ndi bucya nyasoza, ngiye kubona mbone ninjoro, ngiye kubona mbone ngo abakobwa babiri baje kunsura, hazo wo kwa Mutangana. Nkimara kumwakira yinjiye mu rugo, yinjiye mu nzu, ngiye kubona mbona na wa wundi araje bombi, ariko nkaba nari naratse ikimenyetso. Kumvuga ngo umuntu uzaza kanzanira kado, uwo nguwo ni uzaba wemeye Imana. Noneho dore ukuntu byangendekeye. Nagiye kubona mbona wa wundi ukora kwa Mutangana araje, nta kintu yazanye, aje kunsura muhakaribu. Akimara kwicara mbona na wa wundi wizunguriza gutwenda, mbona nawe arakomanze, mbona arinjiye, mbona azaniye umukeka wo kuzajya nsengeraho. Arangije arambwira ati mbese uyu muntu muziranye mute, ko nari nzi ko ari ngiye inshuti yawe. Ndangije ndamubwira mwese dore nawe niyo akigera ahangaha, ni mwese muri inshuti zanjye. Urumva ni nuko muhuriye ahangaha, dore nawe ni bakimara kwicara. Noneho rero wa wundi waje mbere yahise haguruka ahita acaho aragenda, atanansezeye. Nsigarana na wa wundi warunzaniye umukeka. Ikimenyetso kiba kirabaye. Yesu nashimwe cyane. Ndangije nkurikizaho ndavuga inti hoya, reka naka ikindi kimenyetso cya kangahe, cya kabiri. Nkuko Gideon nawe yagize ate, yacyatse. Haleluya. Amina. Ndangije ndavuga ni Imana, ndashaka yuko nimunyuraho azaba ari unyisabira yuko namusura. Noneho rero reka nzihitisha ahantu rero y'abagari yanitse utwenda hariya mu Gashyashya, hariya mu Gashyashya Kimisagara. Noneho rero ndangije ndamusuhuza, mubaza amakuru, atamakuru ni meza. Arangije arambwira ngo none se mukozi w'Imana, ngo ko nifuza yuko wazadusura. Ndangije ndibarisha nimbasura hehe, ku rusengero. Arangije arambwira ngo hoya, ngo mu rugo. Yesu nashimwe cyane. Ikimenyetso mba ngize gute, ndakibonye. Ariko sinashirwa, nsaba icya gatatu. Ndongera noneho ndavuga ni Imana, ndashaka yuko ni musaba urukundo, nkamusaba ko ambera umugore,
atazaca ku ruhande ngo ambwire ejo bundi oya ahita ambwira deregiti niko byagenze. Narongeye noneho rero ndamuhamagara kuri telefone ndamubwira ariko burya naragukunze, none ko nagukunze nkaba narabitekerejeho wambera umugore kambera umugore w'ubuzima bwanjye. Nuko noneho rero arangije arambwira ati niba warabitekerejeho neza ndabyemeye. Yesu nashimwe cyane. Amen. Nuko mbambonye ibimenyetso ibi bitatu. Yesu nashimwe cyane. Amen. Tugira ubuhamya bwinshi buriya, tugira ubuhamya bwinshi cyane. Kubera nashaka kugira ngo tuganire n'ijambo ry'Imana, tuganirize ijambo ry'Imana. Wenda nabangarukiye aho ngaho, ariko nkimara kubona iki kimenyetso cya gatatu akimara kunyemerera nibwo twatangije umushinga w'ubukwe. Dukora ubukwe, Imana iradushyigikira ibana natwe. Yesu nashimwe cyane. Amen. Haleluya. Ubwo rero reka twiganire ijambo ry'Imana. Ngende umuvuga butumwa, ngiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, niwo muhamagaro wanje. Yesu nashimwe cyane. Amen. Muzajya mumbona, hari igihe muzajya mumbona mu mamodoka, hari igihe muzajya mumbona mu masoko hirya no hino, no mu muhanda. Ntabwo bijya bintera isoni zo kuvuga umwami wanje. Yesu nashimwe cyane. Amen. Rero ijambo ry'Imana nshaka kugira ngo tuganireho mbaganirizeho, ni ijambo tubona mu rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo. Rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo mu rwandiko rwa kabiri. Rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, reka tuharebe tuhaganire neza. Rwandiko ni urwa kabiri, tuharebe tuganire kuri iri jambo. Iri jambo aravuga ngo rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, n'umurongo ni uwa 20. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, igice cya kabiri, umurongo wa 21. Yesu nashimwe cyane. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana. Aravuga ngo nuko rero umuntu niyiyeza akitandukanya n'ibidatunganye, azaba ikintu cyo gukoreshwa iby'icyubahiro, cyejejwe, kigira nyiracyo umumaro, kandi cyatunganijwe imirimo myiza yose. Amen. Amen. Haleluya. Amina. Ijambo riratubwiye ngo nuko rero umuntu niyiyeza akitandukanya n'ibidatunganye, azaba ikintu cyo gukoreshwa iby'icyubahiro, ngo kandi cyejeje rwose, ngo kigira nyiracyo umumaro, ngo kandi cyatunganijwe imirimo myiza yose. Amen. Nimumvugire ngo amen. Imana yacu nishimwe cyane. Pawulo uyu nguyu avuga aya magambo, Pawulo uyu muramuzi, ataraba Pawulo yitwa Sawuli, yari umuntu warenganije itorero ry'Imana cyane bene data. Uyu Sawuli mbere yitwaga Sawuli, Pawulo yari yiswe nyuma amaze guhindukira umwami Yesu. Noneho rero uyu Sawuli yarenganije itorero ry'Imana, arenganya abantu b'Imana bizeraga umwami Yesu, kuko yari afite ububasha ahabwa n'abanyedini. Nuko noneho rero uyu Sawuli ni nawe watanze itegeko bica Sitefano bamuteye amabuye. Abantu bamwishe bamuteye amabuye, niwe wari ubahagarikiye yatanze iryo tegeko. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Noneho rero uyu Sawuli yari umuntu mubi cyane. Haleluya. Buriya reka mbabwire bene data, nta hantu haba Imana itakura umuntu. Haleluya. Nta hantu haba Imana itakura umuntu. Waba uri indaya, waba uri umusinzi, waba uri umusambanyi, iyo wemereye Imana, Imana iraguhindura ukaba umwizero. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Uyu Pawulo rero nawe ntabwo yari umwizero. Ubwo yaragiye kurenganya itorero ry'Imana, abantu bari baramuhunze, baramuhungiye muri Siriya, ngo yagize gutya amenya yuko ariho bamuhungiye, ngo arangije noneho yaka inzandiko ngo zo kujya kubafata muri Siriya akabagarura kugira ngo babarenganye. Nuko noneho rero ngo ashaka abantu bo kumuherekeza, ubwo ngo yendaga gusohora mu murwa. Noneho rero ngo nibwo umucyo w'Imana wamutunguye, ngo uramukubitagwa hasi yubamye, ijwi riramubwira ngo Sawuli, Sawuli, undenganiriza iki? Arangije aravuga ngo urinde mwami wo ndenganya kugira ngo nkwizere. Nuko ijwi riramubwira ngo ni njyewe Yesu urenganya. Nuko noneho rero ubwo ngubwo
noneho rero ijwi riramubwira ngo haguruka none ukomeze aho wari ugiye ugende urebe mu muryango wa Yuda mu nzu ya Yuda bariho ucumbika. Nuko noneho rero ngo abantu baramuterura bamujyana bamurandase kuko yari yamaze guhuma, ngo bamugezayo. Noneho ngo amara iminsi 3 n'amajoro 3 atarya atanywa ari kwinginga Imana kugira ngo imurengere kuko yari yahumye, yari yafashwe mpiri. Haleluya, amen. Noneho rero Imana ihagurutse umugabo bita Ananiya. Nuko noneho rero Imana iribwira Ananiya ati haguruka ukomeze inzira igororotse y'Damasiko, ugende urebe mu muryango kwa Yuda hari umugabo witwa Sawuli w'Itaruso, ugende umurambike yiganzo umusengere kuko ubu ngubu yabaye impumyi atabasha kureba kugira ngo abashe guhumuka. Ananiya arangije aravuga ati mwami uyu muntu natinyuka kumugera imbere gute, ko uyu muntu twamuhunze akaba yaraje n'ubundi kugira ngo aturenganye. Yesu nashimwe cyane. Nuko noneho rero Imana irangije iramubwira ati witinya kugenda, genda ubikore gutyo kuko uwo nguwo mutoranije mu gihe nk'iki kugira ngo nawe abe igikoresho cyanjye. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Ngo aragenda noneho ngo amugezeho, ngo abaririzaho yarari bari bamucumbikishije, ngo noneho amugezeho ngo aravuga ngo Sawuli mwene data, ngo Uwiteka arantumye kugira ngo nze gusengere ubashe kureba. Nuko ngo aramurambika ibiganza aramusengera, amaze kumusengera arahumuka. Amaze guhumuka noneho rero ngo bamarana nabo n'abigishwa iminsi myinshi bamwigisha iby'inzira y'umwami Yesu. Abajyaga bamutinya bashaka kumutinya, Ananiya akababwira ati nimusigaho, ni Imana nyibwiriye yuko imuhamagaye kugira ngo nawe abe igikoresho cyayo. Yesu nashimwe cyane. Nuko ngo bamarana nawe igihe kinini bamwigisha iby'inzira y'umwami Yesu. Ngo noneho rero uyu Sawuli noneho rero amaze noneho kugera ku rugero rwiza atangiye ivuga butumwa. Ngo nuko noneho rero ngo mu rugendo rwo rwa kabiri rw'ivuga butumwa ngo niho yahuye n'uyu musore Timoteyo. Ngo arangije noneho rero ngo amubwiriza ubutumwa bwiza. Uyu musore Timoteyo yari afite se w'umugiriki akagira na nyina w'Isirayelikazi, ariko ntabwo yigeze arerwa n'ababyeyi be bombi, yarezwa na nyina murerera kwa nyirakuru ari we ubyara mama we, ariko ntabwo yigeze arerwa na se. Noneho rero uyu mwana kuko aba babyeyi bambwira Bibiliya imbwira yuko bahari ababyeyi bubaha Imana. Uyu mukecuru Royisi na nyina wa Timoteyo Nike ngo bari ababyeyi bubaha Imana cyane. Noneho rero arererwa mu maboko y'ababyeyi bubaha Imana, bamutoza ikinyabupfura no kubaha. Nuko noneho rero Pawulo ubwo yahuraga n'uyu mwana Timoteyo yamubonanye ikinyabupfura bituma mukunda. Amaze kumukunda noneho amusaba yuko bazajya bajyana mu murimo w'Imana. Nuko noneho rero ngo bakazajya bajyana mu murimo w'Imana. Noneho rero uyu Timoteyo nawe agera ku rwego Pawulo amugirira icyizere. Pawulo yari umuntu ugenda uvuga ubutumwa ahavuniye akagenda hasiga umuntu abona ushoboye kuba yasigara arera uwo mukumbi cyangwa se abo bizera bakiri bato bakiri bashya. Nuko noneho rero nibwo noneho rero ngo yasize Timoteyo amusigira umukumbi. Nuko noneho rero cyangwa se amusigira itorero rishyashya. Nuko noneho rero Timoteyo kuko yari umusore ukiri mutoya, yahamagara umusore ukiri mutoya, Pawulo akamuhora hafi amuwandikira inzandiko zimukomeza kugira ngo akomeze ashikame mu murimo w'Imana, atazigira mu irari rya gisore, bigatuma tumuhamagaro nawe yari amaze guhamagarwa. Imana yacu nishimwe cyane. Haleluya, amina. Imana ishimwe cyane. Iyo ndi kuvuga ibintu ijambo ry'Imana banumva nezerewe iyo ndi kuvuga ijambo ry'Imana. Imana yacu nishimwe cyane. Haleluya. Nuko noneho rero agenda amwandikira inzandiko nyinshi cyane zo kumufasha kumuhugura kugira ngo akomeze ashikame mu murimo w'Imana. Hari aho yamwandikiye aramubwira ngo ntiyakagire uhinyura ubusore bwawe, ngo ahubwo kubizera ubikitegererezo cy'abizera, ngo kubyo uvuga no ku ngeso zawe no ku rukundo rwawe no ku mutima uboneye. Imana yacu nishimwe cyane. Hari ahandi yamwandikiye noneho aramubwira ngo kandi imigani itari Imana ni y'abakecuru ntukayeme, ahubwo muri byose witoze kubaha Imana. Ngo kuko kwitoza ku mubiri kwagira umumaro muri bikeya, ariko kwitoza kubaha Imana kugira umumaro muri byose.
rwose kuko gufite isezerano rya none ndetse n'iryahazaza. Imana yacu nishimwe cyane. Haleluya haleluya. Iyo umuntu yitoje kubaha Imana afite ubwishingizi bwa none ndetse n'ubw'igihe cy'ahazaza na nyuma y'ubuzima bwa hano kuri iyi si. Umuntu witoje kubaha Imana akabana n'Imana akiri muri ubu buzima na nyuma y'ubuzima bwa hano kuri iyi si, uyu muntu azabaho afite ubwishingizi. Ubwishingizi bwo mu isi bujya burangira, ariko ubwishingizi bwo kubana n'Imana ntabwo ubwo ngubwo bujya burangira. Nubwo tujya tubona tushingura abantu b'Imana, ariko ntabwo bariya baba bapfuye, baba basinzire kugira ngo baruhuke imiruho n'imihati yabo ya hano muri iyi si. Imana yashimwe cyane. Bibiliya ni kwimbwira ngo hahirwa abapfapfira mu mwami wabo. Umwuka nawe aravuga ngo ye ngo baruhuke imiruho n'imihati yabo kuko imirimo yabo ijyanye nawe bakurikiye. Nimumvugire ngo amina haleluya. Imana ishimwe cyane. Nuko noneho rero genda mwandikira amagambo menshi cyane yo kumukomeza amukundisha umurimo w'Imana. Haleluya. Pawulo buriya ndamukunda cyane, amagambo yaranyubaka cyane. Imana yacu nishimwe cyane. Noneho rero harahandi yamwandikiye aramubwira ngo kandi noneho ndagutongera mu maso y'Imana na Yesu Kristo uzaciraho iteka abazima n'abapfuye. Ubwiriza abantu ijambo ry'Imana ngo kandi ugire umwete mu gihe kigukwiriye n'ikidakwiriye, ngo hanuteshe uhugure, ngo ufite kwigisha kose no kwihangana kose, ngo kuko mu bihe bizaza abantu batazabihanganira inyigisho nzima, ahubwo kuko amatwi yabo bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo, ngo baziba amatwi kugira ngo batumve ukuri, ngo bazayoba bakurikiza imigani y'ibinyoma. Ngo ariko wowe umuntu wowe natoranyije ntukivura ugutemwe urenganwe usoza umurimo wawe kugabura iby'Imana. Arangije aravuga ngo dore njyeweho noneho maze kumera nk'ibisuka ku gicaniro, igihe cyo kugenda kwanjye kirasohoye, ngo narwanye intambara nziza, narinze ibyo kwizera, ibisigaye rero mbikiye ikamba ryo gukiranuka, iryo umwami wacu umucamanza utabera azama kuri wa munsi. Ngo ariko ntabwo ari njyewe njyenyine, n'abandi bose bazaba byizeye. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Bihembo katwigarukira hariya twasomye. Haleluya. Aho twasomye hatubwiye ngo umuntu ni Yesu akitandukanya n'ibidatunganye, azaba ikintu cyo gukoreshwa iby'icyubahiro kandi cyejuru rwose kigira nyiracyo umumaro kandi cyatunganijwe imirimo myiza yose. Uyu Pawulo yarejejwe yitandukanya n'ibidatunganye. Pawulo aba umuntu w'umumaro. Imana imukoresha ibyo butwari, Imana imukoresha imirimo n'ibitangaza. Imana ishimwe cyane. Pawulo agera ku rwego rwo guzura abapfuye. Pawulo agera ku rwego rwo guhagurutsa ibirema. Pawulo yagera ku rwego noneho abantu bazana imyenda bakayikoza ku mubiri wa Pawulo, bakagenda bakayikoza ku barwayi basize mu rugo, indwara babaga barwaye iyo ariyo yose igakira. Pawulo yagera ku rwego rw'uko abantu igicucu cye cyajyaga kinyura ku muntu urwaye, uburwayi bukamuvamwo uko bwabaga bumeze kose. Imana yacu nishimwe cyane kuko Pawulo yari yaravuye mu bidatunganye ahindukirira kuba igikoresho cy'Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya haleluya. Iyo umuntu yitandukanije n'ibidatunganye ahinduka igikoresho cy'Imana kandi akagirira n'abantu umumaro. Imana yacu nishimwe cyane. Haleluya haleluya. Pawulo yari yarabanje kurenganya ubwoko bw'Imana, yari yabanje kurenganya itorero ry'Imana, ariko avuye mu bidatunganye nibwo yabonye uburyo Imana iri kumukoresha. Imana yacu nishimwe cyane. Imana imuhindura umuriro. Imana ishimwe cyane. Pawulo uyu nguyu ndabyibuka ageze aho bita Urusitira, ngo hari umuntu wari waravutse ngo ari ikirema. Haleluya. Uyu muntu noneho rero ngo arangije arategeka mu izina rya Yesu Kristo. Uyu muntu ngo noneho arahaguruka, ngo abantu bo muri uwo mujyi barakubita baraza baruzura bavuga ngo dore Imana zisa n'abantu zatumanukiye, ngo bashaka kugira ngo bazane ibitambo batambe. Pawulo na Barinaba baravuga ati musige bene data, natwe turi abantu b'Imana, natwe turi bagenzi banyu, ahubwo wa wundi Yesu Kristo tubabwira ni ukoreye muri twebwe imirimo n'ibitangaza mureba. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Amen. Pawulo uyu nguyu rero niko kwandikira Timoteyo, aramubwira ngo umuntu niyeza akitandukanya n'ibidatunganye azaba ikintu cyo gukoreshwa iby'icyubahiro kandi cyejejwe rwose kijyanye cy'umumaro kandi cyatunganijwe imirimo myiza yose. Reka dusoze dusenga Imana. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Nshuti bakundwa,
mbifurije kwitandukanya n'ibidatunganye kugira ngo muhinduke ibikoresho by'Imana, Imana ibakoreshe. Yesu nashimwe cyane. Reka dusenge Imana, reka dusenge Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru. Haleluya, haleluya. Mbifurije kwitandukanya n'ibidatunganye bakundwa kugira ngo Imana ibakoreshe. Mureke dukorere Imana kuko Yesu araje, Yesu agiye kuza gutanga ingororano kandi azagura umuntu wese bikwiriye ibyo yakoze. Data mwiza mu izina rya Yesu Kristo, zina rifite ubutware n'ubasha n'ubushobozi n'icyubahiro, Imana ihambaye Uwiteka Mana nyingabo. Iri ni ijambo rya Uwiteka Mana nyingabo, iri jambo ryawe rishoreresha imbaraga n'ubutware n'ububasha n'ubushobozi kugira ngo buri muntu wese uryumvise Uwiteka Mana nyingabo, Mana rimutera umwete n'ishyaka ryo kuba igikoresho cyawe. Ngaho rero Uwiteka Mana nyingabo, shigikira umugore ubyumvise, umwana ubyumvise, umusore ubyumvise, umukobwa ubyumvise, mu izina rya Yesu Kristo umukumbuze Mana kuba igikoresho cyawe. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusabye twizeye, amen. Murakoze mwe mwese mwari mudukurikiranye, Imana ibahereze umugisha. Mwe mwese twari kumwe mu by'ijambo ry'Imana. Rero ushobora kuba wakenera umukozi w'Imana cyangwa se ukaba hari icyo washaka kumubwira cyangwa se ukaba mwaturira mukaba mwasengana, yatambutsa nimero yiwe, uwamukenera akaba yayimubonaho. Ni karibu mwatambutsa nimero yanyu. Buriya ngira ubuhamya bwinshi, sinzi niba tuzongera tugahura tukongera tukaganira. Tuzahura ariko ngira ubuhamya bwinshi cyane, ngira ubuhamya bwinshi cyane ubu ngubu uko mubona, uko mumbona muri iyi minsi nanababwire aka kantu, muri iyi minsi nanababwira aka kantu. Imana yangiriye icyizere, Imana yambwiye ko ngomba kubuza abantu kujya mu bapfumu. Yego. Kuko bajya mu bapfumu akabashyiramo iriya myuka y'abarangi. Yego. Abantu ntibongere kuzura umwuka wera. Yego. Yesu nashimwe. Amen. Ntibongere kuzura umwuka wera. Satani akagenda akabakamura mu iby'Imana. Ariko ndi kubabwira ko muri iyi minsi Imana iri kunkoresha imirimo n'ibitangaza, haba gusengera abantu, haba mu buryo busanzwe. Imana iri kumpishurira imiti, ndi kugenda mvurisha abantu, mvuye abantu benshi cyane, ari ibyo babatega, ari imitwe idakira, ari za ntuza za imiti y'impyiko, ibi bibyimba. Yesu nashimwe. Imiti y'ibirukana ibitegano. Yesu nashimwe. Indwara nyinshi mbega Imana ndi kubona iri kunkoresha, kuko hari n'uwo mperutse kuvura, yamaze kuvura abasazi bageze muri 2. Yesu nashimwe. Barasazi rwose, barasaze. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Rwose barasaze. Imana kandi yongeye kuvura. Imana irabanza ikampa amakuru y'uwo muntu, akazajya kuza ikabanza ikampa amakuru y'uwo muntu, nkajya kubona nkabona mpuye nawe. Yesu nashimwe cyane. Muze rwose, urumva nge nta mafaranga aca, ndakuvura nkaguha umuti, ukagenda wakira ukazaza kunshimira. Yesu nashimwe. Utagira ngo ngewe nca amafaranga rwose. Yesu nashimwe. Uraza nkaguha umuti, ukambwira uburwayi bwawe, nakuba mufitiye umuti nkawuguha, ubundi ukazagira ute, umwuka yazakuyobora, ukazaza ukanshimira. Yesu nashimwe cyane. Mwisubira mu bapfumu rero, mwisubira mu bapfumu bantu b'Imana, mwisubira mu bapfumu, muzajye mubanza mufate nimero zanjye, mumpamagare mumbwire uko murwaye, ninumva mfite uwo muti nkubwire ngwino uwufate. Imana nikora igitangaza ikagukiza, uzaza unshimire. Ntabwo nzaguca amafaranga nkubwire ngo zana amafaranga ngo ibi nibi, ngo ibi hoya. Ntabwo ari uko bimeze, kuko ni Imana yabimpaye, ni umurimo w'Imana ndi gukora. Ariko nanjye mujye munshigikira kugira ngo mbashe gukora umurimo w'Imana. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Nirivuga butumwa, kuko tugenda hose turatega. Yesu nashimwe cyane. Mwisubira mu bapfumu, mwikwemera gusubira mu bapfumu, bapfumu babarya ibyanyu, bababeshye, babinjize mu izo zanyabingi n'ibihembe byabo. Ahubwo mujye mubanza mumbaze, niba mfite uwo muti nzajya mubaha, mugende nimukira muzaze munshimire kugira ngo nanjye bintere fantashe. Inomero yanjye rero ni iyi ngiyi, 078 3 5 8. Iyo nomero iba no kuri WhatsApp. Imana iduhana n'umugisha. Reka tubashimire. Ciao ciao, nakagaruka. Ciao ciao. Amen.